Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, kubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 282 turacyari kwiga ku butumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Dusenge. Turagushimiye Data wera, turaguhimbaje Imana igira neza. Uri umwami w'abami, uri Imana ishobora byose, uri umutware utwara abatware, ushyirwe hejuru. Turagushimiye Mana. Dushyize hejuru izina ryawe iki gitondo, kubera ko uri umunyembabazi kandi ukaba uri umunyarukundo. Izina ryawe niryubahwe. Haleluya. Ubwami bwawe nibuze, kandi ibyo ushaka nibitubeho nk'uko ubaho mu ijuru. Turasenga ngo Mwuka wera amanukire gufungura amatwi yacu, amaso yacu, imitima yacu, ibitekerezo byacu, ndetse n'ibiturimo byose, kugira ngo byitegurire kwakira ijambo ryawe. Nyakubahwa Imana, ntabwo ari twe, ahubwo izina ryawe ryo rihabwe icyubahiro. Ngwino utwigishe, uduhindure, uturememo ibyaremwe bishya biremwe mu ishusho y'ijambo ryawe. Uduhe kugenda uko ushaka. Haleluya. Ibintu byose biturimo bitaguturutseho bikurweho. Ubushake bwose Mwami Imana butaguturutseho bukurweho. Mwami Imana, ubwami bwose butaguturutseho bukurweho. Mu izina rya Yesu KRISTO turashaka kuba dukora ubushake bwawe. Turashaka kuba twibwira iby'ubushake bwawe gusa. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu KRISTO dusenze twizera, urakoze Data wera. Amen. Uyu munsi turasoma mu Luka ibice 18 umurongo wa 10 kugeza kwa 14. Bibiliya iravuga iti, abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga, umwe yari umufarisayo, undi yari umukoresha w'ikoro. Umufarisayo arahagarara asengera umutima we ati, Mana, ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi, cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Mu minsi 7 hose niriza ubusa kabiri, ntanga kimwe mu 10 mu byo nungutse byose. N'uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure, ntiyahangana no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati, Mana, mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ndababwira yuko uwo muntu yamanutse agiwe ari utsindishijwe kuruta wa wundi, kuko uwishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Ibyo biri mu Luka ibice 18 umurongo wa 10 kugeza kwa 14. Ntukarebere ku bantu, ntukigeranye n'abandi bantu. Isengesho ritsindishiriza no guca bugufi biragendana. Iyo ufite kimwe ubona n'ikindi. Nyamara ibi nabyo birwanywa no kurebera ku bantu no kwigeranya n'abandi bantu. Yesu KRISTO niwe rufatiro. Ubutumwa bwiza niyo ntego yacu, kandi inyigisho ze nizo murongo tugenderamo. Abantu bamwe bananirwa kugera aho KRISTO ari babitewe no kwigeranya n'abandi bantu babibwira ko bakomeye kubarusha. Ibyo bigatuma bahinduka abakristo ba pirate cyangwa abakristo ba okaziyo. Reka nguhe urugero. Kuko ikintu cyose cya okaziyo kiba gifite kwangirika kuba gikoresheje mbere, nabo bakristo niko bameze. Bigana ibintu byose, yewe n'amafuti n'intenke zabo bita bakomeye. Ibyo bituma bahinduka abigishwa ba KRISTO, bagahinduka abigana ubutumwa bwiza. Ubutumwa baba batangiye kwigana n'ingeso baba batangiye kwigana ntiziba zikiri ingeso za KRISTO, ahubwo ziba ari ingeso z'umuntu uri kwigana KRISTO. Ziba batangiye kwigana ingeso z'umuntu. Imana utabare cyane. Abo ntabwo baba ari abakristo nyakuri, ahubwo baba ari abantu batangiye gusa nk'abashushanywa mu ishusho y'undi muntu, aho kuremwa bashushanywa mu ishusho ya KRISTO. Imana dutabare cyane. Mu Bagalatiya tubona urugero nk'urwo ngurwo rwabaye, niho tugiye gusoma mu Bagalatiya ibice 2 umurongo wa 11 kwa 13. Bagalatiya ibice 2 umurongo wa 11 kugeza kwa 13. Haravuga ngo, ariko ubwo Kefa yazaga muri Antiyokiya, namuvugishije impaka duhanganye, kuko yarabonetsweho n'umugayo, kuko intumwa za Yakobo
ataragerayo yasangiraga n'abanyamahanga, ariko zigezeyo ariyufura arabanena kuko yatinyaga abakebwe. Nuko abandi bayuda nabo bose baryaryana nawe, ndetse ibyo bituma na Barinaba ayobywa n'uburyarya bwabo. Ibyo biri mu Bagalatiya ibice 2:11 kuza kwa 13. Aha tuhabona yuko abantu benshi bari i Galatiya bari barubatse ubukristo bwabo bagendeye kuri Petero. Ikosa Petero yagiraga nabo bakarikora, icyiza Petero yakoraga nabo bakagikora. Bituma ubukristo bwabo bucika intege, ntibwaba bukiri ubw'ukuri kuko bwagaragayemo umugayo wari uturutse mu biganaga. Imana iturengere cyane. Ndagusabira cyane ngo utagira umuntu wigana mu Kristo bwawe. Ndagusabira cyane ngo utagira umuntu wubakira ubukristo bwawe. Ndagusabira cyane uyu munsi ngo ubukristo bwawe ubwubakire kuri Kristo. Imana ishimwe cyane. Hari abandi nabo ku rundi ruhande bibwira ko baruta abandi. Ibyo ngo babikora babikura kuko babona abandi bakora ibibi, ariko bo bakaba ibyo bibi bakora batabikora. Ngo ibyo rero bigatuma bumva muri bo ari intungane. Imana dutabare cyane. Abo nabo kubera kwigeranya n'abandi bantu ntibamenye intege nke zabo ngo bihane. Iyo barigiraga kuri Kristo, amafuti yabo yari kumenyekana maze bakihana bagakizwa, ariko ntabyo bakora. Aho kwigiranya na Kristo bigiranya n'abandi banyantenge bagenzi babo, maze bigatuma batabona intege zabo ngo babone uko bihana. Imana dutabare cyane. Ubwo rero Yesu niwe rufatiro. Ubutumwa bwiza nibwo buryo tubaho ubuzima bwacu. Tugomba rero twese abakristo kwipima ku munzani w'ubutumwa bwiza, buri umwe, cyane ko ijambo ry'Imana ryo ritazigera rihinduka. Ntuzigere ugira umuntu ntuzigere ugira umuntu ibanze ryawe ryo kwizera. Ntuzigere ugira umuntu ibanze ryawe ryo kwizera ngo umwigane, cyangwa ngo wijyanye n'abari munsi yawe n'abanyabyaha ngo bigutere kumva yuko hari aho wageze. Oya, twigeranye na Kristo, twigana Kristo. Kristo niwe banze ryacu ryo kwizera. Abantu babyemera batabyemera, abakomeye babyemera batabyemera. Imana ishimwe cyane. Paulo ntabwo yarushaga imyaka Petero mu Kristo, ariko kuko yari yubatse kuri Kristo yabashije kumenya ikosa ryakurwaga na Petero. Nawe uyu munsi nukomeza kubakira ku bantu ntabwo uzamenya amafuti bakora, nawe uzakomeza kugendera mu mafuti bakora. Ariko nutangira kwigiranya na Kristo, ugatangira kugenda nk'uko agenda, ugatangira kuvuga nk'uko avuga, uzaba intungane, kuko gutungana kwawe uzaba gukura ku Mana, utazaba gukura ku bantu. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge. Turagushimye Mana Data wa twese, turaguhimbaje. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka nibitubeho mu isi nk'uko baho mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo turakwinginze cyane, kugira ngo Mwemana aho twarebeye ku bandi bantu, aho twiganye abandi bantu, aho twarebeye Mwemana kujya abandi bakora tugafata decision zo kugira uko twitwara, aho hantu hose tubabarire. Turasenga ngo utwubakire ubukristo bwubakiye ku ijambo ryawe. Haleluya. Ibyo Yesu yavuze tubigenderemo, ibyo atavuze tubigendere kure. Mu izina rya Yesu Kristo, ibyo yatubujije ntitubikore, ibyo Mwayimana yatubwiye gukora tubikore. Uduhe kubakira ku butumwa bwiza, uturinde kubakira ku magambo y'abantu no kugendera ku bitekerezo by'abantu. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze Data wera, turagushimiye, turaguhimbaje. Ushyirwe hejuru Mana nyamana. Amen. Turasoma isezerano n'impuguro z'uyu munsi muri Timoteyo wa 2 ibice 2:19. Bibiliya iravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Ibyo biri muri Timoteyo wa 2 ibice 2:19. Uwiteka guha umugisha rero wo kwifatanya natwe, Uwiteka guha umugisha wo kumvira ijambo rye. Ndagusaba umugisha ku Mana ngo Uwiteka kuze umwuka we wera, Uwiteka kuze ijambo rye ryera, Uwiteka kuze urukundo, Uwiteka kuze guca bugufi, Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo akuze kwera no gutungana, Uwiteka kuze ubunyangamugayo mu izina rya Yesu
Yesu Kristo. Uko kwiza kw'Imana kukubeho, ubwami bw'Imana bukubeho, ubushake bw'Imana bari bwo bukubaho gusa. Ubundi bushake n'indi mipango zitari y'Imana iza ku buzima bwawe ndayikuraho mu izina rya Yesu. Ndayikuzaho umuriro w'Imana mu izina rya Yesu. Ubutware bw'Imana butware mu buzima bwawe, ubundi butware bwose butari ubw'Imana bukurweho mu buzima bwawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo ngusabe nizeye. Imana iguhe umugisha. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka Wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.